Perezida navuga yuko insinzi ebyiri mutarimo hari hahindutse iki muri Kiyovu? no cyahindutse no gushyira hamwe gusa no gukorera hamwe no kubagira inama ibyo bagomba gukora no kuba hafi abakinnyi tukababwira ko dukeneye amanota gusa nta kintu kinini cyahindutse ni imyumvire gusa. Muvuye muri vestiaire kuganiriza abakinnyi umuntu wenda yatekereza naga prime mu bashyiriye kubaganiriza icyambere no kubafelicita ariko iyo batsinze match hari prime mba nabemereye kandi bagomba kuyibaha. Hari abafana ba Kiyovu bakiri mu ngo bakiri mu byaro batarizera gahunda z'ubuzima Kiyovu iramo, wababwira iki nabo baremera ko ikipe hari abenshi babaza ko ikipe ubwo yagiye? Oya kipe yo nimba uri umuyovu ntaho wabikwepera nta naho wayikwepera, nakugira inama yo kuza kuri stade no kuyishyigikira ko twese twagurukijwe nuko twabonaga iri ahantu hatari heza, ariko bimwe baragenda biza dutsinze imikino ibiri ikurikiranye kandi nta gahunda dufite yo kurekura, turakomeza dutsinde n'izishoboka zose. Ese President kuki habayeho gukererwa kugeraho uyu munsi nabwo akari igitutu ubundi byari byaragenze gute, kuki hariho uko gutatana uyu munsi navuga ko aribwo mwatekereje kuba none mwabikosora kandi none bikubasaba imbaraga nyinshi? Ntabeshye kugira ngo tugaruke twabonaga bigeze habi, byari bigeze hari urebera ibintu aho kubona birimo birashoboka kuba bibi. Duhitamo rero kwegera ekipe natwe nk'abakunzi ba Kiyovu tujye inama dufashe ibishoboka byose, ariko tuve haratangiye kuvuga ikintu cyuko Kiyovu Sport igiye kumanuka mu cyiciro cya kabiri kandi byari ni ibintu bisebetse duhari turi abayovu ntaho twari kubikwepera n'ubwo rwego twagarutsemo. Kuki biba bitarakozwe mbere? Ni imyumvire itarahuraga ariko nabo babonye ko bitameze neza, nabo babona ko nta ngufu bafite barabatereka tureke n'abandi batubanjirije bagerageze turebe dukorere hamwe turebe icyo twakosora kandi cyarakosotse ku buryo bugaragara. Urwo no ruhande rw'abayobozi, ku ruhande rw'abakinnyi bo ni kimwe baganirije kugira ngo bumve ko none icyizere kigihari kandi nabo bishoboka. Abakinnyi bera nuko mu bireba dufite abakinnyi ntago twagize ikibazo cya recruitment, turarekirita ntitwabasha kubakinisha kubera ibihano no kuba baratubaninze, ariko n'abakinnyi dufite ntago ari babi bo kumanuka kandi muko mubona mu kibuga barakina baragerageza. Nuko narabegereye ndabaganiriza nge ni komisiyo nyine yatowe, turabaganiriza tubabwira ko bashoboye, turabamotiva, tubemerera nyine prime twita tubaha match irangiye, tubaha amafaranga nyine yo kuba hafi abakinnyi murabazi namwe no kuba hafi nyine ukabereka ko muri kumwe ibindi barabikora. Uruhare rwa fan club ya diaspora rumeze gute? Hari igihe bagiye bacika intege ariko kuri ubu fan club ya diaspora irafatanya na komisiyo. Fan club ya diaspora cyane kandi gufatanya wenda na komite iriho, ariko ntago komisiyo urumva komite ari ibintu ikora, natwe dufite ibyo dukora byacu kugira ngo twicyo dushaka n'amanota, ntago twivanga mu bindi byinshi, icyo dushaka ni kuvana ikipani iri gusa, ariko uruhare rwa diaspora cyane babikorana na komite ntago bikorana natwe. Kuri no mikino ibiri mutsinze byibura buri mukinnyi kuri iyo competition mwakoze byibura iyo batsinze match mba miliyoni ariko mba na motivation ya mbere ya match. Miliyoni bari yawe cyangwa ni baba ni yanje bikora kwiko? Oya ni ibisanzwe iyo batsinze no kuva kera kuri murayiba. Ufite umukino ukomeye muzakinamo n'ikipe ya Musanze, nabango ni test igoye kuko Musanze muri kurwanira ku ntebe ishyushye, no mukino mugiye gutegura gute? Abakinnyi bari muri modo nziza, gutsinda match ebyiri bikurikiranya kandi baterukaga gutsinda, bari muri modo nziza. Ndakeka na Musanze tuzayitegura neza, twitegure bakorere imyitozo ku gihe, tubabe hafi tubaganirize n'abakinnyi bakuru nabo kandi bashaka gutsinda. Ko nidutsinda Musanze bizaba bigiye bitangiye gusobanuka. Yego Perezida, mbere ko dusoza ikipe yakira ku mwanya 15 ariko amanota amaze kwiyongera aba 18. Mu mikino 10 isigaye mufite icyizere cyuko uwo mwanya mwavovaho ikintu cyo gutekereza ngo kumanduka ngo Kiyovu Sport amanuka kikata kivaho burundu? Yego cyizere kirahari rwose, umwanya tuzawuvaho kuko dundi tuvuye ku mwanya wa nyuma tugeze mu mikino ibiri yose turayitsinze, ntabwo dushaka guhagarara, turakomeza tugerageza ibishoboka byose dutsindize match kugera aho tuzabona ko ikipe itamanuka. Ariko Perezida David yigeze kuvuga ko akiza yarabikangaga, ubu ngubu muri gukorana gute? Yatwika nta simbi baratwikangaga ariko yatwikangira iki se? Ntaga yatwikanga se nta hantu duhuriye. Ni ibisa nta kibazo, David Scott anahari, nta komite yabahari turakorana nta kibazo. Oya ibyo ni mwebwe mu bivuga ariko ntago ariko bimeze, twarika byose gute nta ifite ubuyobozi bwayo, twe twaje kuvana ikipe aho yari iri gusa ariko ntago ariko bimeze. Twita uko mushaka, njya mutwita amazina mushaka, nitwirwane. Ntago tubyishimiye ko no mukino tumvaga dushobora kubona amanota cyangwa tukabona inota rimwe, ariko ni shampiyona turatsinzwe, turabyakiriye, tugomba gutegura match ikurikiyeho tuzakinira iwacu n'Amagaju. Watangiye umukino bisa nkaho ufite ariko uza kugucika, niki cyahindutse ku bakinnyi bawe? Abakinnyi bameze neza cyane, gusa
hari ibintu byabaye bituma batagaza concentration mu kibuga ariko n'umupira hari detail nashaka kuvugamo kubera amarangamutima ariko birabaje cyane. hari igihe abantu umupira wenda batakurikira ariko bakeneye kumenya nyine aho ibyangiritse nyine. Twakagombye kurangiza mitambe dufite n'ibitego bitatu ko tabonye penalty ziri clear umusifuzi ntazidura ariko n'umupira niwe mwami mu kibuga ariko nta kundi tugomba gutegura ibiri imbere nibyo byiza cyane. Ndafelicita Kiyovu ko dutsinze. umukino urangiye mubonye amakarita abiri y'umutuku yo murayavuga ikibazo yabaga basi yabakorera ibyo bashaka byose ariko ntaduhe rouge kuko nk'iriya kabiri yo iri bete cyane. Umukinnyi hana na rouge sinaba numuvugishije. Umusifuzi ubwo niwe ugaruka. Oya match yarangiye tureke umusifuzi tubireke match twatsinzwe. Resultat finali 1 twatsinzwe nitujya mu bintu byinshi cyane.